mu 23 iri gukora ikintu cyitwa contre offensive. Ubu tuvugana imaze kwigarura uduce tumwe na tumwe n'ubundi yari yambuwe. Ubu tuvugana iri gukora ikintu bita comeback. Ni ukuvuga ngo nyuma yuko umuvuduko bari bariho bari kubirukaho, noneho niho ugeze bo bari kwiruka ku cyitwa coalition ya Mutayomba. Burize gicamunsi cyiza bakunzi ba Machachari official, turagarutse niza update zigezweho ziba ziri kuva kuri tele y'imirwano. Murabizi ko drone zacu ziba zikomeje kugenda zitwoherereza amakuru. Ubu ngubu rero icyo tugiye kwibandaho ni kuri contre offensive ya AFC mu 23, aho ma 23 itangiye cyangwa se irimo irereka icyitwa icyamutemakuni. Abangaba bari bamaze iminsi bari kubashushubikanya. Situation ihagaze ite? Ntuze gucikwa, ndaje nkubwire uko AFC mu 23 iri kubakubita ndetse iza kabwana. Magingo yenga y'amakuru atugera akaba tubwira ko ikomeje kubasubiza inyuma shishi tabona. Turabigarukaho, bamwe bakomeje kugenda bahagwa, ariko ari nako abandi basigara mu mayira benshi, aho muri buze kubona za matekwa nyinshi cyane ziri buze kugenda zigaragara mu mavideo ari imbere, muri buze kugenda mubona. Turabigarukaho mu buryo burambuye. Turaza kubabwira ko nanone muri Kivu y'Amajyepfo cyane cyane mu cyerekezo cya Mikenke, amakuru atugeraho magingo yenga yaratubwira ko FRDC, ingabo z'u Burundi ndetse na za Wazalendo batangiye guhambira ibyabo bava muri biriya bice. Uraza kumenya impamvu aba basirikare bashobora kuba bari gukambura cyangwa se bagengura ibyabo bagenda. Amakuru aravuga ko bishobora kuba bifitanye isano na za drone AFC mu 23 yakoresheje zikaza guhitana abatari bake. Benshi bakavuga ko rero mu 23 ishobora kuba nayo yavuze ko igihe cyose bazajya bakoresha drone nayo izajya izikoresha, kandi twamaze kubona ko kubijyanye na target kuri AFC mu 23 ya drone birangira abenshi bahaguye ku rwego rudasanzwe, dore ko n'imirwanire yabo ituma abangaba bagomba gutakaza ku rwego rukomeye cyane. Hagati aho ngaho muri Uvira ndani kabisa, muri ya mirwano nakomoje mu makuru yacu ya mu gitondo cyangwa se y'amasasu yaraye avugira muri uyu mujyi, amakuru atugeraho aratubwira ko ari imirwano ndetse yaje gusiga umwe mu basirikare ahasize ubuzima. Nkuko rero nababwiye nti umurambo wabonetse mu mujyi wa Uvira wagaragazaga ko ari umuntu wambaye imyenda ya gisirikare. Ibi ngibi rero nabyo turaje tubigarukeho, turebe umutekano muke, impamvu y'umutekano muke uri mu mujyi rwagati wa Uvira, turabigarukaho. Hanyuma mu gihe uwitwa guverineri Kakure Somo Evariste, uyu mugabo ni guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru ku ruhande rwa leta ya Kinshasa cyangwa se leta ya Tshisekedi. Uyu mugabo nyuma yuko yaramaze iminsi mu ruzinduko mu gihugu cya Azerbaijan, ni ku mugabane wa Aziya, uyu mugabo rero yaje kugera ahangaha mu mujyi wa Beni, ahita hamagarwa huti Kinshasa. Benshi bari kuvuga ko kuba yahamagawe ashobora kuba agiye gutabwa muri yombi, bitewe ngo no kuba ku giti cyatari kumvikana neza cyane na bamwe mu badepite bagiye batandukanye. Turagaruka ku rutonde rwabo ngo bose bakaba mu by'ukuri bamaze kuba bamuvuga ko agomba kubazwa. Yahamagajwe rero ndetse yahamagajwe na hierarchy cyangwa se n'ubuyobozi bukuru i Kinshasa, akaba yagiyeyo rero, ariko mbere yo kugenda akaba yagize amagambo asiga atangarije abagize kabine yiwe. Turagenda tubigarukaho tubiva imuzi n'imuzingo. Nyamuneka icyo musabwa namwe murakizi, nyamuneka, ubundi nta kindi ni ukunkorera subscribe cyangwa se sabone, ubundi tukabana mu biganiro tugenda tubagezaho. Ari nako kandi uretse kunkorera subscribe, nyamuneka munkorere like nizera ko muba mwamaze kuba muzinkorera, kugira ngo n'ubundi biganiro byacu bijye bigera henshi hashoboka cyangwa se ku bantu benshi bashoboka, ariko munasharinga abo tubana umunsi kundi, musharinga ibiganiro byacu. Muze rero mu by'ukuri kunyemerera ya makuru tuyabavire imuzi n'imuzingo. Hanyuma munyemerere nazikire ku cyitwa contre attaque cyangwa se contre offensive. Cyitwa coalition cyari kimaze iminsi, muri iminsi itatishize cyazamukanye M23 shishi tabona, kuko ikivuzo cyabo cyo ngo kwari guhagararira hehe, ngo kwari guhagararira mu mujyi wa Rubaya. Byagenze bite rero?
guhagarara mu mujyi wa Rubaya byarangiye, bamaze kubastopa, kuko amakuru mfite nuko Mutayomba wari wazamutse, wari uhagaze, wari gukomandigira urugamba Icyugi, ubu yamaze gusubira hasi gato inyuma yuko yumvise ko bamwe mu basirikare biwe ndetse bakuru bari bayoboye urugamba benshi bamaze kugira bate, bamaze kwicwa. Ni nyuma yuko FCM 23 ku munsi w'ejo habonetse, twakomeje kugenda tubisakuzaho ndetse mu by'ukuri turana alerta, twagerageje ku alerta, turavuga tuti nyamara ibi bintu abantu bakina nabyo, iyi coalition gukina nayo igihe cyose ikagizamuka ikirukana abasirikare nk'abadahari, tukumva mu by'ukuri ifungiye mu marembo ya Kibabi, ibi bintu rimwe bazazamuka iturizo ribe muri Rubaya. Kandi kugera muri Rubaya, ubu ngubu mu kanya naganiraga n'umuntu uri muri Rubaya, arambwira ati impunzi dufite ahangaha ntiwareba, ati Rubaya nubwo ibikorwa bihari tukaba turi gukora imirimo yacu isanzwe, ariko ikitwa abantu bahunze ni benshi cyane. Kandi ntekereza ko mwana bibonye aho Safari Makuza yari maganira n'abaturage, ukabona agahinda bari bafite, kubabwira byonyine ngo murasubizwa, murarara hano rino joro, yenda n'ibinakabya wenda n'iryejo, ariko ejo byaga bikunze mugomba gutambuka gasubira iwanyu. Ibyo babwiwe rero ositodi ositofe nkuko banabivuze, nibyo ngibyo birimo birakora. M23 yacanye ikitwa umuriro kuri coalition ndetse imaze no kubasubiza inyuma. Ikimenyimenyi ubu ngubu tuvugana mu masaha yatambutse, imirwano yaberaga n'ubundi ni muri groupement ya Mupfunyikibabi, muri groupement Mupfunyikibabi. Amakuru akavuga ko iyi mirwano yatangiye FCM 23 ariyo iri gusubiza inyuma, ibanza yakubita ibirindiro bya coalition byabiraho bita Cyugi, kandi Cyugi ntabwo ari kure ya Kinigi. Aho ngaho niho bari bavuze bati ubundi bakimara kugera Cyugi byumvikanaga ko bamaze gukandagira tayari hehe muri Kinigi. Bari batangiye kubiproklama, ariko Kinigi ntabwo bigeze bakandagira kabisa, cyo cyumvikana neza cyane. Forces za FCM 23 zabakumiriye Cyugi. Ubu ngubu tuvugana ni urugamba rwatangiye mu gitondo, bamaze kubakura muri axe ya Cyugi, bamaze kuhabarenza, ndetse uri muri Kinigi muri centre ntabwo akiri kumva amasasu mu gihe cyo mu masaha ya mu gitondo kare kuko bigabye bagaba ibindi bitero mu masaha ya saa 8 za mu gitondo, tuvuga saa 8 za mu gitondo na saa 8 z'ijoro, hanyuma baza gukubitwa bavanwa Cyugi. Magingo yanga rero amakuru akabavuga ko no ku musozi wa Kavuta bamaze kuhabavana, byensiri ni muri groupement ya Kibabi, ndetse magingo yangaya imirwano ikabiri muri axe, haba mu cyerekezo cya ikabiri kubera muri axe ya Gashovu, bamaze kuhabakura aho bita Mahiga, aho bita Nzingati, naho bita Mayuwanu. Ni ukuvuga ngo utwo duce nitwo twavuga ko tukirimo kumvikanamo uruseku rw'amasasu, ariko bamaze kubavana muri axe twavugaga ko zari muri horiske yo kuba zatuma binjira. Ni nyuma ya reinforcement zakozwe na FCM 23, dore ko abangaba bari bazamutse nabi, iyo ataza kubonekaho mu by'ukuri afande kuvuga ati nanjye ndimanukiye ngiye gusubiza ibintu ku murongo. Hari nako kandi twebwe tongeraho ikindi kintu, nibarebe aho biri gupfira, nibarebe aho biri kwangirikira, nibarebe aho ikibazo kiri, kandi ngiye ikibazo nagiye nyisho naho nyivugaho bagikemure. Ariko magingo yanga navuga nti mu by'ukuri pole ku baturage bo muri groupement ya Mupfunyikibabi, pole mu baturage bo muri axe za Ufamando, kuko magingo yanga mu by'ukuri ntabwo bari bamerewe neza. Ariko amakuru mfite rero ahari ubu ngubu nayahe, nuko FCM 23 igiye kubamanura, ntabwo iri bwongere kubarekera za mangeri reka bagiye kuba bakubita, babamanure, babarenze Gatoyi, babarenze Mitimingi, babasuke pfo ku buryo ki kongera kuza ngo baje kurwana tera bafate Gatoyi ba advancing access iri strategique. Mwabonye ko Mitimingi iri strategique ku rwego rukomeye cyane, yuko ifatwa ryayo rijya rishyira iriya axe yose mu kaga gakomeye cyane. Mwabonye ko Ngururu ifatwa ryayo rijya riteza kaga muri biriya bice bigiye bitandukanye. Niyo mpamvu rero ntekereza ko FCM 23 kabiri ntikaba ku mugabo, ntago bakomba kwemera yuko ibi bintu byongera kwisubira, kuko umuturage ntago yahoza akarago ku mutwe wa mugani wa kiongozi
safari. Ntabwo umuturage yahora ahunga buri munsi, biba bisaba kugira ngo abone umutekano uhamye, ye kujya ahora avuga ati agahene kanjye noroye ejo bazaza bakantware, inkoko yanjye ejo bazaza bayitware, ati reka M23 ejo ishobora gukurwa ahangaha. Icyizere kiragenda kigacika ku muturage, ubundi bikarangira umuturage nta cyizere agiriye AFC M23. Nababwiye ko muri axe ya Ngunguho, muri axe ya za Gasake babakubise ku munsi w'ejoho, ntabwo bongeye kugaruka, ntabwo bongeye kongera kugaruka kugaba ibitero. Amakuru akaba avuga ko yaba Gashovu, Mahiga, Nzingati, Mayuano ariho hari kumvikana urusaku rw'imbunda, ariko twinjiye muri studio amakuru avuga ko ngo byarenze, nkuko umuvandimwe yanyandikira avuga ati ntabwo tukiri kubyumva, ati bamaze kuba bagera kure, ati byari byo byose, ati niba munashoboye, aranambwiye ati Macacari, ati niba mushoboye mwanaza mukaganira n'abaturage muri iki gice mukumva uko impumeko yabo nuko abo baturage bagiye gusubira iwabo. Nuko nkuko rero situation zimeze magingo aya ngaya. Hanyuma amakuru akomeje kutugeraho none muri kariya gace, ni amakuru akomeje kuvuga ko AFC M23 yohereje ingabo, ariko ngo ntabwo bari buze, nuvuga ngo n'uyu munsi ushobora kuza gutinda. Uko uko babavudutseho muri iyi minsi 3, nabo niko bari bubavuduke, nubwo bafite igikoresho pe, nubwo bafite imbaraga, ariko niko bagiye kubavudukaho iturizo n'ubundi nepfi yo ngiyo. Angaha turahava rero kubera amakuru ya kumanywa y'igicamunsi, barabizi ko ntago dutinda, ntago dusobanura, turagaruka wenda amasaha nimugoroba tubabwira bamwe mu ma officier, kuko hari amakuru yambiraga ko 3e personnel cyangwa wa gatatu uvuye kuri Mutayomba yaba yarasiwe Cyugi. Magingo ya Uganda cyarimo gushaka amazina ye, ndaje mukanya nyababwire mu makuru yacu ari imbere. Muvandimwe yambwiye ati tugiye kureba, twumvise ko yarasiwe Cyugi igihe bari bagabye igitero saa 8 z'ijoro, niho yaje kuraswa, turaza kubabwira uwo ari we. Hanyuma twihuse cyane, amakuru akomeje kutugeraho aravuga ko muri territoire ya Fizi abasirikare ba AFC M23 twirwaneho nyuma yuko bakoresheje nabo drone. Si kenshi cyane bajya bakoresha drone bazikoresha gace gashoboka, ariko noneho umwanzuro ngo wamaze gufatwa ngo igihe FRDC ingabo z'u Burundi bazajya bazamura drone, n'abandi nabo bazajya bayitumbagiza. Uko byagenze mu byibuke muri Plaine de la Ruzizi ubwo bajyaga Bukavu, niba hari ikintu cyababaza ni kamikaze za M23. Aba rero bari bamaze iminsi nabo biharajwe gukoresha za drone cyane. M23 nayo irababwira iti natwe turazifite. Batumbagije drone 2 gusa, zaba zagiye zisenywa, ubundi batumbagije drone 2 ikitwa abasirikari imbaga. Zira drone zoreka imbaga, hapfa abasirikare n'agasirikare. Nayibabwiye mu makuru yacu ya mu gitondo. Kuba rero ibi byarababayeho byatumye hahindurwa style y'urugamba hariya muri Haut Plateau. Imirongo miremire y'abasirikare b'u Burundi na FRDC na Wazalendo bagaragaye bari kuva muri Mikenke, bari kugenda. Icyo tudashobora kwemeza aka kanya ni ukuba twakwemeza ko izi ngabo zavuyemo zitazahagaruka. Oya, ngo natwe twaba tugize dute, twaba turengereye. Numa ngo bare abasirikare kubera ubwoba ngo bagiye kumanuka berekereza Bibogobogo, bagende bajye kwisuganya neza, barebe niba hari ubundi buryo bashobora kurwanamo, dore ko bagerageje incuro zirenze 5 bashaka kwinjira n'amaguru muri Minembwe, ariko Minembwe yarabananiye kugeza aho mu byukuri ikitwa collectif d'autodefense Maimai bavuze bati ese ko tumaze igihe kirekire tuvuga ko tuzungurutse ka Minembwe ari nka kadomo, twakananijwe n'iki kugira ngo tugafate? Ko dufite imbunda, ko dukora ibishoboka ibyo ari byo byose, karaka Minembwe kananiranye gate? Ati biragaragara ko rero hashobora kuba hari impamvu, ariko Minembwe iranyerera, nta uyinjira ngo atangwe imugwa amahoro. Urinjira urahuruka, wambuka umugezi, ubundi kugira ngo usubire hajya asubirayo wa undi n'ubundi Imana yavuze yashyizeho ikiganza kavuga ngo uzarama.
kuko barahagwa nabo ubwabo. Iyo barimo babyivugira uhita ubyumva ukavuga uti koko wa mugani, iyi Minembwe wa mugani irimo amasengesho adasanzwe, irimo imbaraga zidasanzwe, batiyumvisha n'izo mbaraga aho ziva. Amakuru rero avuga ko benshi bamaze kumanuka, bamwe bari kwerekera za Baraka bahunga, ndetse ngo hari n'abandi bari kuva ku Ndondo nabo bagenda. Muzi ko Ndondo ariyo yamaze viongozi ba FRDC, abakororeri ba FRDC bashiriye ku Ndondo ya Bijombo kabisa. Iyi drone rero ngo kubera uburyo yabarashe ndetse ikabangiriza benshi bakahasiga ubuzima, bari gufata umwanzuro wo kugenda. Impamvu nyayo nta communique iri official, kandi ntibatanga communique, nta makuru ya nyayo agaragaza impamvu baba bari kugenda. Benshi batishobora kuba ari rotation isanzwe, abandi bakavuga bati nubundi kuba bagiye kuruhuka guporinga gato, abandi nabo bagahita baza. Gusa yaba wazalendo zaba ingabo z'abarundi, muraza kumva mu kanya audio ziri kumo zirasirikira ngo ngo bakona jitosha, ngo bakona jitosha, bakona jitosha. Gusa ntimuze kubihuza mu by'ukuri na byandi byo kuvuga ko hari ibice bagomba kuvamo. Gusa igihari nuko kuri point 0 hafatiriwe imodoka za PAMU, byavugwa ko zari zije gutanga imfashanyo mu Minembwe. Ayo ngayo wenda twagiye tubigarukaho mu buryo burambuye. Hanyuma wenda reka ibi tubihanga amaso turabizi ingabo koko niba zirimo ziragenda, cyangwa se niba ari umutego bashaka gutega MRDP twirwana bagaragaze ko bagiye kandi basigaye. Ariko ntitwigeze tubona abasigaye bose bagenda, ngo hari abagaragaye bagenda, hari n'abahasigaye ahabimburiye ahandi mu kuva abasirikare ni muri Mikenke. Tuvuye aha rero ntabwo turi buze gutinda, tugiye guhita tugaruka ku musirikare warasiwe mu mujyi wa Uvira. Umutekano muke utangiye kugera ndetse no ku basirikare, uko nabivuze mu masaha ya mu gitondo. M23 muri axe ya Ngungu ngo yabirengeje, bwari amacacari yabarengeje kilometero zirenga 8. Ni mu cyerekezo cya Ngungu, n'umuvandimwe ati aho bamaze kubarenza naho bari ati bamaze kubasukuma w'ikilometero. Urumva kameme w'ikilometero ziraho ngaho. Gusa bari bigambaga ngo turi Kinigi, ngo apene ngo 20 km, oya ni mu birometero birenga 30 papa. Abantu bajye bareka ni 30 km, ntabwo ari birometero 20. Ariko bari aba leta bo bajya bavuga ngo bo bandikaga bavuga bati ngo les forces gouvernementaux rapproche désormais le ligne de front à moins de 20 km de la cité minière stratégique de Rubaya, réputée pour ses importantes ressources minières. Nuko besha ntago ari 20 kilometre ni birenga 30 kuko uba wamaze kurenga za Cyugi. Hanyuma umusirikare wa FRDC amakuru dufite nuko yishwe yicirwa muri axe ya Kasenga. Muri Kasenga umusirikare wa FRDC yarashwe muri ayo masaha ya 2 z'ijoro muri quartier Kasenga muri avenue Kivu muri commune ya Mulongwe. Magingo yanga ntaramenyekana uwaba yivuganye uyu musirikare ndetse n'impamvu nyayo yaba yatumye uyu musirikare yicwa. Inzego z'umutekano zatangije enquête kugira ngo zimenye ababa bivuganye uyu musirikare ndetse bagezwe imbere y'ubutabera. Ari umusirikare niwe bakorera enquête, ariko abaturage bahora bicwa nta enquête zikorwa. Abaturage bicwa ku manywa, abaturage bicwa abantu bareba, ariko nta enquête ziba. Uyu musirikare se we niba yishwe kuki ariho enquête? Ubwo abaturage baturiye aho ngaho bahuye n'akaga. Gusa muri Kongo ni mbongo amafaranga, ubwo bagiye kubasoromamo amafaranga abaturage bahaturiye, ubundi nibyo bibazo bihari. Hanyuma bakavuga bati ce nouvel incident relance le débat sur la dégradation de sécurité à Uvira. Banditisme armé et attaques nocturnes y sont signalés de manière récurrente. La population appelle les autorités provinciales et nationales à agir rapidement pour rétablir l'ordre et garantir la sécurité des civils et des forces déployées dans cette partie du Sud Kivu. Ntacyo bateze gukora, nta n'igihari. Ngayo nguko nuko situation magingo ya ngaya navuga uko nguko imeze.
hanyuma uwo bita Somo Kakule Evariste, uyu ni guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru. Uyu mugabo Somo Kakule Evariste General Majoro yahamagawe i Kinshasa, ariko nibwo yaraturutse aho bita Baku muri Azerbaijan, aho uyu mugabo rero yari yitabiriye inama, yari yotumwe mu nama muri aka gace. Kimara kugera i Beni, ako kanya yise ahamagarwa i Kinshasa n'inzego zimukuriye cyangwa se hierarchy yiwe. Hanyuma amakuru avuga ko icyaba cyatumye ahamagazwa ngo ari ibibazo afitanye na Honorable Crispin Mbindule ndetse n'abandi badepite. Nuvuga ngo uyu Kakule Somo Evariste mu minsi yashize mwabonye ko yandikiye ane ngo ikore iperereza kuri uyu mudepite, ivuga ko ngo agomba gufungwa. Hanyuma uyu mugabo kimara kubivuga rero habayeho kutumvikana uyu mugabo watorewe muri Beni. Hanyuma hari abandi badepite national nabo bahise babyijandikamo, batanga ibirego byinshi bivuga ko uyu Crispin Mbindule ngo ashobora kuzagirirwa nabi igihe azaba agiye kuri base ye ni Beni, kuko niho hari abaturage bamutoye. Kuko iyo umuntu yatowe nka depite national akajya Kinshasa, hari ikintu bita vacances parlementaire, abagomba kuva iyakorera akaza hehe aho yatorewe. Makuru avuga ko rero uyu Crispin Mbindule yafatanyije n'uwitwa Kavira Mapera, afatana n'uwitwa Kavira Katasoire ndetse n'uwo bita Eli Vagumawa. Aba badepite rero bareze uyu mugabo bita Somo Kakule Evariste, ndetse hakaba hari abandi badepite ngo barimo uyu Crispin Mbindule, Karlinzanzu Kasivita na Arsene Mwaka, bakomeje mu by'ukuri nabo kwitambika uyu guverineri. N'ubundi aba bagabo nabo bakomoka muri biriya bice. Mwibuke ko Karlinzanzu Kasivita ari we wari guverineri w'umusivile mbere yuko bazana ikiswe etat de siège, etat de siège na Congo, etat de siège, etat de siège. Igihe bayizana n'uyu mugabo wayoboraga akaba yitwa Karlinzanzu Kasivita. Nguko rero a plus de 30 km Gashovu, Mahiga, Nzingati, Mariwano niho hari kumvikana urusaku rw'amasasu. Turagenda tubigarukaho. Gusa abana abasirikare barakomerekejwe, polisi nabo un militaire a été blessé, un policier ligoté. Bona ni umupira wari uri kuba, hanyuma haza kuba kavuyo mu mujyi wa Kinshasa, umusirikare umwe abikomorekeramo n'umupolisi baranamuniga cyane ku rwego rukomeye cyane, birangira n'ibyo muri Kinshasa nakavuyo. Ndabashimiye cyane rero, nyamuneka munkorere like cyane. Ndabashimiye kubagiye bakora like ku kiganiro cya mbere, nabonye ko kabisa views twazamutse. Mukomeze rero mujye mubinkorera cyane. Niba ufunguye ikiganiro nyamuneka cyane abari kuri groupe nibo nshishikariza kujya babikora kuri groupe zacu, igihe dushyizeho ikiganiro gutuma natwe dutera imbere tukabashakira amakuru. Burya nta kindi ni ukudukorera kuri like cyane, natwe tugakomeza tugakura. Dusubire mu makuru ya nimugoroba tubagezaho report ya Risasi na Mageruhi. Ciao ciao.